mu birometero 30 uvuye ku mujyi wa Yerusalemu, umurwa mukuru wa leta ya Isiraheli, ururembo rw'umwami Dawidi nk'uko bawita, umujyi bita umurwa mukuru w'amahoro ugana mu ntara ya West Bank muri Palestine. Hari undi mujyi ufite amateka akomeye kandi nawo wihariye witwa Yeriko. Ukaba umujyi bivugwa ko ari ushaje kurusha iyindi ku isi, ko ari wo mujyi wa mbere wabayeho mu mateka y'isi. Yeriko ni umujyi w'amateka menshi cyane, by'umwihariko mu yanditse mu gitabo cya Bibiliya, aho wagarutsweho cyane byihariye mu bitabo by'amateka y'Abanya-Israel ndetse n'Abayahudi. Ariko no mu gihe cya Yezu Kristo, Yeriko yabaye umujyi wagarutsweho cyane kandi uramenyekana ku isi yose. Ni umujyi w'igihangange nibyo, ariko waranavumwe ku buryo hari n'abawuhaye izina ry'umujyi w'icyaha n'andi mazina menshi. Yeriko hari abayita umujyi Imana na Sekibi bahuriyemo ubwo Yezu Kristo yari akiri ku isi. Umujyi uri hafi ya Yerusalemu, umujyi wacumbikiye abigurisha cyangwa se indaya za mbere ku isi zirimo witwa Rahabu. Umujyi wasenywe n'Abayisiraheli bava muri Egiputa, umujyi w'ubukombe nk'uko bamwe bawita, umujyi tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Hari inyandiko z'abanyamateka zemeza ko mu burasirazuba bwo hagati ariho hantu hatuwe n'abantu benshi mbere y'ahandi hose ku isi. Ibyo bigira iki gice hamwe mu hantu habaye imijyi ya mbere kandi ikomeye kuri iyi si. Ibi nibyo rero bigira imijyi ya Yeriko na Yerusalemu, imwe mu mijyi irambye ku isi kandi ifite amateka yihariye, kubera ko nk'ubwo zimwe mu nyandiko zivuga ko Yeriko yatuwe mu myaka 900 mbere y'uko Yezu Kristo aza mu isi. Bibiliya yerekana ko mu myaka 1400 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, Yeriko ari umujyi wagabweho ibitero bwa mbere n'Abayisiraheli nyuma yo kwambuka umugezi wa Yorodani binjira i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Ni isezerano Abayisiraheli bavugaga ko ryabahaga uburenganzira bwo gutura igihugu cya Kanani, aho bavugaga ko ryari isezerano Imana yari yarahaye sekuru w'abemera bose Aburahamu, kabamukomokaho bose bazatura icyo gihugu. Naho rero Abayisiraheli bahereye bagaba ibitero ku yandi moko basanze muri icyo gice, maze bigarurira icyo gihugu cyose cyahoze cyitwa Kanahani, bagihindura ubwami bukomeye cyane bwa Isiraheli, bwa bundi bwategetswe n'umwami Sawuli, umwami Dawidi n'umuhungu we Salomo. Yeriko ni umwe mu mijyi y'i Kanani yigaruriwe n'Abayisiraheli mu nkuru yamenyekanye cyane iri muri Bibiliya mu gitabo cya Yosuwa. Ni umujyi kugeza ubu ngubu ugenzurwa na guverinoma ya Palestine, ariko kabarizwa muri Isiraheli. Ukiwinjiramo ubona ko ari umujyi utaratera imbere nk'indi yo muri iki gihugu. Abahanga mu by'umutekano bavuga ko atari umujyi wo kujyamo utabanje kubaza amakuru, kubera ko Abanya-Palestine n'Abanya-Isiraheli bakunze kuharasanira. Nibura iyo uri mu modoka uvuye Yerusalemu ugiye Yeriko, bigusaba gukora urugendo rungana n'isaha imwe ariko ugendera ku muvuduko wo hejuru. Kuva aho imodoka zihagarara ugenda iminota kugira ngo winjire mu marembo ya Yeriko. Ukihakandagiza ibirenge usanganizwa n'ibisigazwa by'inkuta zasigaye ku nyubako za kera zubatswe mu myaka yo hambere. Imiterere y'aka gace yakomeje kubungabungwa nk'uburyo bwo kubika amateka y'ibyahabereye kuva mu myaka ya kera. Icyakora uko imyaka yicuma, uyu mujyi ugenda wiyubaka. Kugeza ubu utuwe n'abaturage 50,000 babanye neza, ndetse n'umwe mu mijyi mike itarangwamo ibyaha ibyo ari byo byose, kubera ko abawutuyemo bose baraziranye. Yeriko wari umurwa ufite amateka mabi, wavugwagamo ubujura n'urugomo byo ku rwego rwo hejuru. Byaje kugera naho uvumwa ubwo Yosuwa yaharwaniraga hakagwa abantu benshi. Muri Bibiliya yera mu gitabo cya Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 26 harimo inkuru zivuga ko akimara kuhaturiraho amagambo yo kuhavuma, yavuze ko umuntu uzubaka Yeriko narangiza urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, yahatera inzugi z'amarembo agapfusha umuhererezi. Mbere yo kwinjira muri Yeriko, umuntu anyura mu kibaya cya Yorodani, ari naho hari umugezi Abayisiraheli bambutse mu rugendo bava mu butayu bagana i Kanani. Yeriko iherereye mu birometero 30 uvuye mu burasirazuba bwa Yerusalemu, ni mu birometero 7 uvuye mu burengerazuba bw'umugezi wa Yorodani, ni birometero 10 mu majyepfo y'inyanja y'umunyu. Uvuye ku nyanja, Yeriko iri ku butumburuke bwa metero 260, ibituma iba umujyi wa mbere wegereye amazi ku isi. Yeriko ndetse n'utundi duce tuyikikije tubumbatiye amateka afitanye isano n'iyobokamana
ibisigara amatongo ndetse n'umutungo kamere ukomeye wo muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwo hagati. Muri Yeriko abakerarugendo bahasura batemberera mu ngoro ziganjemo ibisigazwa bya Hisham na Tele Sultane. Bitewe n'imiterere ya Yeriko, bamwe mu bahasura bakoresha utumodoka two mu kirere kugira ngo barebe uyu mujyi bawitegeye. Ntabwo ari amatongo gusa aba muri aka gace, kubera ko hari n'ibikorwa remezo bigezweho byifashishwa n'abahasura. Birimo imihanda yo mu kirere yifashishwa na twa tumodoka twavugagaho mu kanya, ndetse n'inyubako zakira abantu zirimo Intercontinental Hotel na Jericho Resort Village. Hari restaurant ndetse n'ibindi bikorwa remezo byakira abantu ndetse n'iby'imyidagaduro. Abatemberera muri aka gace bakunze kandi gusura umusozi Yezu yahuriyemo n'igeragezwa rye rya mbere. Ibitabo by'iyobokamana bivuga ko Yezu yageragejwe na Satani ubwo yafataga umwanya akajya gusengera mu misozi miremire. Satani haza kumusaba guhindura amabuye y'imigati bakarya kubera ko ngo bari bashonje. Yezu wari wamaze kubona ko arimo kugeragezwa na Sekibi, yamubwiye ko adakwiye kugerageza umwana w'Imana, amwibutsa ko umuntu adakwiye gutungwa n'imigati gusa. Muri Luka ibice 4 umurongo wa 5 kugera ku wa 8 handitse ko Yezu nanone yageragerejwe muri aka gace ubwo Satani yamusabaga kumuramya akamuha ubwami bwose bwari bubakikije. Muri icyo gitabo haragira hati umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato, aramubwira ati ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryawe kubera ko ari jyewe wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese. Nuko numfukamira ukandamya buriya bwose burabo bwawe. Yezu aramusubiza ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari ukorera yonyine. Umusozi wa Yeriko ufite ubutumburuke bwo hejuru ukurura ba mukerarugendo batari bake bakunze no kujya kwasengera. Ku rundi ruhande uyu mujyi wa Yeriko ufite ibintu wihariyeho cyane kuhuzwa n'imiterere ndetse n'imikorere y'Abayahudi yo kuba batasi b'ibihangange mu mateka. Muri uyu mujyi niba warumvise inkuru y'abatasi b'Abayahudi bagiye kuwutata bihisha ku mugore wicuruzaga witwaga Rahabu. Ni mu nkuru iri mu gitabo cya Yosuwa ibice 2 umurongo wa 1. Hari inkuru ya Rahabu yakira abatasi b'Abayisiraheli akabahisha. Icyo gihe barahitwa Shitimu. Yosuwa mwene Nuni yohereje abagabo babiri rwihishwa ngo bajye gutata. Bibiliya ikavuga ko yababwiye kwitegereza igihugu cyane cyane Yeriko, bakinjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu bararamo. Umwami w'Yeriko yabwiwe ko muri iryo joro hari abagabo bo mu Bisirayeli bagiye gutata igihugu cye, atuma kuri Rahabu amubwira kubasohora, ariko undi arinangira. Rahabu yaburije inzu abahisha hejuru yayo, abatwikira imigwegwe yari itondekanyije. Uyu mugore bamusezeranyije ko nibinjira muri icyo gihugu bazamurokora, banamusigira ikimenyetso kizerekana icyo gihango bagiranye. Mu kubacikisha yabamanuje umugozi abanyujije mu idirishya kubera ko inzu ye yari hejuru y'inkike y'umudugudu. Aka kagozi niko kabaye ikimenyetso ubwo Abisirayeli bateraga Yeriko. Umwe muri aba batasi witwa Salomoni, nyuma yo gufatwa kwa Yeriko, Abayisirayeli bamaze gutangira kugenzura uyu mujyi, yahise arongora Rahabu. Babyarana abana benshi, umwe muri bo amwita Bowazi. Uyu nawe yabyaye abana, nabo babyara abandi bana, nabo babyara abandi, kugeza babyaye Yosefu washatse Mariya nyina wa Yezu. Nuko ibisekuru bya Yezu byabarwaga mu gihe yavukiraga mu isi. Nuko Yeriko na Rahabu n'inkuru ye n'isenyuka rya Yeriko uyu munsi bikurura ba mukerarugendo batagira ingano muri uyu mujyi. By'umwihariko gusenyuka kwa Yeriko bwa mbere nabyo mu buryo butangaje byanditse muri iki gitabo cya Yosuwa. Mbere yo kwinjira Yeriko, ngo Imana yabwiye Yosuwa wari uyoboye Abisirayeli ko we n'ingabo ze bazazenguruka uwo mudugudu inshuro imwe ku munsi, bakabikora iminsi 6. Yanabategetse kugendana isanduku y'isezerano, ndetse abatambyi 7 bakayigenda imbere bavuza amahembe. Bibiliya ikavuga ko ku munsi wa 7 babwiye kuzenguruka umudugudu 7. Iti nyuma y'ibyo muzavuza amahembe cyane, kandi buri wese arangurure cyane akoma urwamo rw'intambara, hanyuma inkike zizahera ko zigwe. Yosuwa n'Abisirayeli bakoze ibyo bategetswe, ndetse byose niko byagenze. Inkike zirariduka barinjira.
uyu ni umujyi ufite amateka akomeye cyane, ariko hari n'abawita umujyi wavumwe. N'ubundi muri Bibiliya mu gitabo cya Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 6 havugwa iby'ivumwa ry'uyu mujyi. Handitse ngo icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'Iyeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Ibi byatumye umujyi wa Yeriko umara igihe kirekire udateye imbere, warajugunywe kubera ko buri wese yatinyaga ko uwo muvumo wazamufata, kugeza ubwo umugabo witwa Hiyeli yafataga umwanzuro wo kongera kubaka umujyi wa Yeriko, ndetse n'uwo muvumo wa Yosuwa uramukurikirana. Igitabo cya Bibiliya kivuga ko uwo muvumo wagize uwufata, babivuga mu gitabo cy'Abami igice cya 16 umurongo wa 34, aho handitse ati ku ngoma ya Ahabu Hiyeli w'i Beteli yubaka Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro yapfushije umwana we w'imfura witwaga Abiramu, ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yaravuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Uyu mujyi wa Yeriko Hiyeli amaze gutangira kuwubaka nibwo wongeye kubaho uraguka ubu igihangange. Icyo gihe hari mu gihe cy'ubutegetsi bw'Abayisiraheli mu kinyejana cya 10 mbere ya Yezu. Nyuma yaho ubwami bwa Isiraheli bwashemwe n'ubwa Asiriya, Yeriko baba ari bo bayigenzura, ariko ku rundi ruhande ubwami bw'Abayuda bwo bwasigaye buhagaze. Ariko nubwo mu kinyejana cya 7 bwasemwe na Babiloni, ubwami bukomeye bwanatsinze ubundi bwami bwose bwa Asiriya na Misiri, maze igice cyose cy'uburasirazuba bwo hagati ubwami bwa Babiloni aba ari bwo bukigenzura. Yeriko nayo niko yagenzuwe mu gihe cy'imyaka irenga 1000, itegekwa n'ubwami butandukanye burimo Babiloni, Abaperse, Abagiriki, ubwami bw'Abaromani. Mu gihe cy'ubu bwami bukomeye Yeriko yagiye mu maboko ya benshi, isenyuka kenshi ikongera ikubakwa kugera n'uyu munsi. Mu nshamake uyu mugabo witwa Hiyeli yongeye kubaka uyu mujyi wa Yeriko wari warasenywe n'Abayisiraheli bari bayobowe na Yosuwa, ariko wongera gusenywa n'ingabo za Babiloni mu kinyejana cya 7 mbere ya Yezu. Nyuma ubwami bw'Abaperse bwongeye gusana Yerusalemu n'ibice biyegereye. Yeriko nayo irasanwa ihinduka igice kimwe mu by'intara byagenzurwaga n'Abaperse. Mu gihe General Alexandre le Grand, umwami w'abami w'Abagiriki, yarwanaga intambara ze mu burasirazuba bwo hagati, mu bice yigaruriye harimo na Yeriko. Alexandre le Grand amaze gufata Yeriko yategetswe n'umujenerale witwaga Seleucus. Ndetse mu gihe cy'intambara z'Abamakabe i Yeriko, General Bashides, umujenerale w'Umugereki akaba n'Umunyasiriya, i Yeriko yahubatse umutamenwa ukomeye n'ibirindiro byo gusenya Abamakabe. Abamakabe ni Abayahudi bigumuye ku butegetsi bw'Abagiriki mu burasirazuba bwo hagati, badashaka ko imigenzo ya Kigiriki isimbura iya Kiyahudi. Nyuma y'ubutegetsi bw'Ubugereki, Abaromani bigaruriye aka gace. Icyo gihe rero agace ka Yeriko karanzwe na byinshi, ariko kimwe gikomeye nuko umwe mu bajenerale bategetse Roma witwaga Marc Antoine yayoboraga igice cy'uburasirazuba bwa Roma, yafashe Yeriko ayiha umugore yakundaga cyane, umwamikazi wa Egiputa Cleopatra wa 7 Philopator, ayimuha nk'impano. Ni umubano wamenyekanye cyane wuzuye urukundo rwaranze abo bombi, bakundana urudashira kugera rubagejeje ku rupfu bombi. Ni inkuru ikomeye y'urukundo General Marc Antoine yakundanye n'uyu Cleopatra, ari nabwo yafashe umwanzuro wo kumuha umujyi nk'impano. Aba bombi baje gupfa mu mwaka wa 30 mbere ya Yezu, nyuma y'intambara yabashyamiranyije na General Octavien, mugenzi we bari bafatanyije mu gutegeka Roma. Birangira batsinzwe bariyahura. Bamaze gupfa, General Octavien yagenzuye Roma yose, maze afata izina ry'ubwami rya Kayizari Augustin, ndetse Yeriko noneho ayishyira mu gice cyategekwaga n'abami bashyizweho n'ubwami bwa Roma ngo bategeke Yudeya. Mu mwaka wa 70 nyuma ya Yezu, Yerusalemu yashenywe n'ingabo z'Abaromani, na Yeriko barayigenzura kugeza mu kinyejana cya 7 nyuma ya Yezu, ubwo iki gice cyagenzurwaga n'ubwami bw'Abarabu. Umwanditsi w'umunyamateka w'Umwarabu Musa Ukba wapfuye muri 758 nyuma ya Yezu yanditse ko mu gihe Abarabu bigaruriraga ibice by'uburasirazuba bwo hagati, Abakristo n'Abayahudi bategetswe kujya kuba i Yeriko ku ngufu. Nyuma y'ubwami bw'Abarabu, Yeriko yagenzuwe noneho n'ubwami bwa Turki Ottoman
bwagenzuye iki gice kuva mu kinyejana cya 16 kugera mu kinyejana cya 20 ubwo ubwami bwasenyukaga nyuma yo gutsindwa mu ntambara ya mbere y'isi yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918. Icyo gihe Ubwongereza n'Ubufaransa bari bafatanyije guhangana n'uruhande rwa Turkiya Ottoman n'Ubudage, bahita bigarurira bimwe mu bice byari bigize buno bwami bw'Abanyaturukiya. Naho rero Ubwongereza bwigaruriye igice cy'uburasirazuba bwo hagati cyarimo Palestine, ari naho umujyi wa Yeriko wabarizwaga. Bityo Ubwongereza bugenzura Yeriko kuva mu 1918 kugera ubwo igihe cy'ubukoloni bw'Ubwongereza mu burasirazuba bwo hagati cyarangiraga ku itariki ya 14 y'ukwa gatanu mu 1948. Mu kugabanya Palestine, Yeriko yisanze mu gice cya Palestine, ari nabyo byatumye mu ntambara y'ubwigenge ya Isiraheli mu 1948 ubwo Abayahudi bahanganaga n'Abarabu, Jordani ariyo yafashe Yeriko igenzura imyaka 19 yose kugera mu kwezi kwa gatandatu mu 1967 mu gihe cy'intambara y'iminsi 6 ubwo Isiraheli yigaruriraga ibice byose bya Palestine, inigarurira umujyi wa Yeriko. Isiraheli yategetse umujyi wa Yeriko kugera bihindutse ubwo mu masezerano y'amahoro ya Oslo muri Norvege yo mu 1993 umujyi wa Yeriko ndetse n'intara ya West Bank byasubijwe leta ya Palestine. Gusa ntibyamaze igihe kubera ko mu mwaka wa 2001 kubera intambara yamenyekanye nka Intifada ya kabiri, ingabo za leta ya Isiraheli zongeye kwigarurira umujyi wa Yeriko, ariko uza gusubizwa leta ya Palestine. Kuva icyo gihe kugera uyu munsi, Yeriko ni hamwe mu hantu habera intambara zishyamiranye Abayahudi n'Abanyapalestine, by'umwihariko kuva mu 2007 ubwo umutwe wa Hamas wafataga agace ka Gaza. Gusa ku rundi ruhande, Yeriko hajya abakerarugendo benshi kubera amateka akomeye uyu mujyi ufite, by'umwihariko abakristu bajya kureba habereye byinshi basoma muri Bibiliya. Aho basura cyane harimo NS Sultan. Aha nahazwi nko kwiriba ry'umuhanuzi Elisa, kubera ko amateka avuga ko amazi yo muri iryo riba Elisa yayahumanuye. Ni inkuru yanditse mu gitabo cya kabiri cy'Abami muri Bibiliya yera, igice cya kabiri kuva ku murongo wa 19 kugera ku 22. Hati bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri ahantu heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Elisa aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa se kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu ngubu nk'uko Elisa yabivuze. Abakristo kandi bakunda gusura ahantu hitwa Kaser al-Yahudi ku nkengero za Yorodani, ahamenyekanye cyane nk'aho Yesu yabatirijwe abatizwa na Yohana Umubatiza. Ndetse hari n'ahitwa Mount of Temptation, umusozi w'ikigeragezo, aho Satani yageragereje Yesu Kristo. Ni henshi basura rwose, mu gihe kirekire basura uburasirazuba bwo hagati.